ya ntago narimperutse ya man the na best maker ni kushota ushata kura Jaredscape uno the mic best of the best. Nanone nkaba nagarutse kuri Mike Jared Empire. Tukaba twari duherukanye mbere mu minsi yashize ngo nabahaga ibiganiro, ariko ubu nsigaye mbahereza gasobanuye, ariko navuze ntereka ngereho nongere nsubire mu mihanda, mu misozi ndetse n'ahantu hatandukanye mbagezeho impano zitandukanye ndetse n'amakuru muri rusange, kuko nabyo ngiye kujya mbibahereza kuri channel ya Jared Empire. Ndagira ngo rero mbere yo kugira ngo dukomeze ikiganiro ubanze ukande subscribe ndetse ubasharinga no ku nshuti zawe kugira ngo bajye babasha kureba gasobanuye ndetse n'ibiganiro nk'ibi ngibi bica kwiyicano. Kuri uyu munsi rero nabonye ko ari ngombwa ko mbazanira umukobwa ufite impano. Ntago nahita mbabwira ngo ni iyihe kuko nubwo yabimbwiye inbox, ariko namwe mugomba kubimenya bibibwiriye. Ngiye gutangira muha ikaze, araza kutwibwira dusobanurire uko bimeze ndetse anatwiyereka muri rusange, nubwo tutamenyeranye kwicana ya Jared Empire, ariko byose muraza gusobanukirwa. Ndatangira nkusuhuza, umeze ute? Meze neza. Umeze neza? Yego. Nubwo mbere ariko ugiye kuri mikoro? Uko biri nagaruka bwa mbere. Ntabwo ari ubwa mbere. Yego. Uratangira twibwira. Nitwa Uwase Kelvine. Uwase Kelvine. Yego. Ni amazina yawe bwite? Amazina yanjye bwite. Okay, uri umuhanzi, ndagira ngo use n'utwibwiraho gake. Okay, mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, ariko by'Imana byo mfite impano yo kuvuga imivugo. Uvuga imivugo? Yego. Ibi bintu wabitangiye ryari sasa? Ibi bintu nabitangiye umwaka ushije 2023. Mbifashijwemo n'Amazimaka Eric, azwi nyine nka Musare. Ni umusizi Musare. Niwe wakubwiye ati ngwino tuvuge imivugo, dore hanze ahangaha abantu babaye bake bayivuga cyane. Ubu wakujyana mu uko wavuga? Nabikora neza cyane. Neza cyane. Ubu rumwe mu bantu dushobora gutumira mu makwe tukakubwira tuti ngwino uvugira umugeni ku buryo ararira cyane. Nanjye ndahari kubikora. Okay, ariko izina ndi kujya ndyibagirwa. Navuze nitwa Uwase Kelvine. Kelvine. Yego. Kelvine, watubwiye ko wiga mu wa kangahe? Niga mu wa 5, ngiye kujya mu wa 6. Ugiye kujya mu wa 6, ugiye gusoza amashuri. Yego. Okay. Ndagira ngo rero mbere yuko dukomeza, wadusuhuje mu kuvuga amazina, uvuga Kelvine, ndagira ngo utunyurizeho nk'akantu waba wibuka ka hafi tugomba guheraho kugira ngo twinjize muri mood w'ikiganiro neza. Okay. Bwa mbere kambanze wenda mvuge ku muvugo ho gatoya. Ushimira umubyeyi. Umuvugo witwa Warakoze Mubyeyi. Warakoze Mubyeyi. Kubera iki wahisemo guhitamo gukora uwo muvugo witwa Warakoze Mubyeyi? Impamvu nahisemo gukora umuvugo witwa Warakoze Mubyeyi, buriya umubyeyi ni umuntu ukomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu uguhereza ubuzima, ukavuka, akakurera, akakwitaho, akagukuza. Numvise nta kindi kintu namwitura kirenze nyine kuba yarakoze ibyo byose gifite agaciro kangana n'ibyo. Niyo mpamvu nahisemo kuvuga ni Warakoze Mubyeyi. Warakoze Mubyeyi. Nta kibazo, ni karibu. Okay, umuvugo Warakoze Mubyeyi. Mubyeyi rudasumbwa, usumba cyane abandi bose namenye, uri mwiza neza neza nka Bikira Mariya nyina wa Jambo, nawe ukwikamba mu bandi bameri. Mubyeyi rudasumbwa, nabikubwiye kare hose, uri mwiza cyane kuko wamaye kubaho, wamereje ubuzima nakuye hose, inyenyeri yamurikiye mu maso niwe nyikesha. Warakoze Mubyeyi. Erega mubyeyi uzi ubwenge, usumba cyane Muheto Divina wabaye Miss Rwanda 2022, kuko we umusumba ubwiza ndetse n'ubwenge, wampaye ubuzima bwiza, undera uko mbikwiye kandi umpa byose nk'uko ubingomba. Ndakeka nawe mini yaga tugakomeza. Wavuganye igihunga ariko kubera n'ubwa mbere uri kuri kamera. Ubwa mbere ariko biragenda biza. N'ubwa mbeshye ngo menyereye kamera. Nagari kamera, ndukagiye kuri radio rimwe. Ni iyihe radio mwari mwagiyeho? Uguka. Mwari mwagiyeyo mu buhe buryo? Twari twajyanye n'abandi tubana mu itsinda. Ariko twari twagiye mu rwego rwo gukina ikinamico na comedy. Ukina n'amakinamico? Yego. Wenda ibyo tutarabigeraho. Umuvugo mu kuvuga uvuze ukura mu mutwe. Ntago wari ufite ikayi uri kusomaho, wenda nababonye kuri kamera ntago babonye kureba hasi cyangwa se uri kubisoma imbere yawe.
ni ukuboroka cyangwa se ni wowe wiyandikira? yego n'igihe wiyandikira. Okay, niwe wiyandikira. Yego. Watangiye kwiyandikira se ryari? Kuva watangira gukora ibi bintu niwe wiyandikira cyangwa hari umuntu wagizemo akajya gufasha kwandika? Oya, ndiyandikira, wenda nyine ukareba umuntu ubizi neza kukurusha akakubwira ati aka ngaka wagakuramo cyangwa wakongeramo aka ngaka. Ariko ubundi n'igihe wiyandikira. None kubera ko wiga buri ubihuza gute no kwiga? Igihe mbonye umwanya nko muri weekend bafite umwanya ndandika, muri vacances ndandika, n'ikindi gihe cyose nyine mbonye umwanya nkumva igitekerezo kirashe cyo kwandika ita nandika. Ku ishuri bura nta turori mujya mugira ukajyaho ukavuga? Ku ishuri ibirori birahaba, amatalent show, wenda kwakira ibirori byo kwakira abandi banyeshuri bashyashya, ibirori byo kwerekana nyine ibindi bintu bisanzwe nk'imideri, wenda nawe bakaba baguhereza umwanya ukavuga. Yego. Ndagira ngo wenda tubwire nk'ahantu wibuka wa performance, haba muri party cyangwa se nk'ibyo birori n'ahandi wenda wibuka baba bara performance mu nk'ubwo buryo bw'imivugo. Okay, ari party yabereye hariya hakurya i Remera kuri Niki. Navuzemo umuvugo witwa Inzozi zanjye. No ku ishuri, ako nyine ku ishuri ho ngenda mfatanya n'abandi nabo bavuga imivugo. Yego. Utubwiye aho hantu wa performance. Hanyuma ndagira ngo tugaruke ku kintu waruvuze cy'amakinamico nayo uyakinaho. Yego. Uyakina wenyine cyangwa muri team? Turi team, dukina nka club Urumuri. Yego. Ubwo wenda nabyo tuzabigarukaho nk'igihe twaba twarongeye nko guhura cyangwa se niyo club twaba twahura nayo, niyo tukaba twaganira nk'ubu buryo nka gutya navuze ntireka nze nkubaze uko bimeze. Yego. Hanyuma rero ugiye kutuvugira k'uwo muvugo wundi wavuze kuri Mezo, urawuzi cyangwa warawanditse gusa? Oya, ndabizi, wenda ntabwo ibintu byose mba mbyibuka ko ngenda nandika byinshi, ntabwo byose bitabizira rimwe. Muradukubitiraho rero nk'akavase k'umunota cyangwa se no gusubiza hejuru uburyo uraba wumva wibuka k'uwo muvugo uvuze, urabanza tubwira ariko uko witwa. Yego, umuvugo witwa Inzozi zanjye. Inzozi zawe. Yego. Twagiye sasa. Inzozi zanjye rwose, inzozi zanjye nzigira nuje niryamiye cyane, inzozi zanjye nzigira nemye nuje kandi nibereye mu rugo rw'abami, ubwo ndavuga mu icumbi ry'ababyeyi. Kuva kera ndota mvura abantu b'ingeri zose, inzozi zanjye rwose. Kuva kera umuganga wa mbere akora ku biganza nkavugane nanjye ni kariyeri yanjye kuzavura abantu bose mu buryo bwose, maze nanjye nkaba serivisi nziza nka savinga ubuzima bwabo. Inzozi zanjye. Wasoje ntako wibuka? Yego. Naho wibuka ibindi biranditse? Ndagira ngo rero use n'utubwira nk'umuntu wakuyeho icyo gitekerezo kugira ngo ukore uvuga uti ngiye kuvuga imivugo, igitekerezo ahantu cyavuye. Urebye nyine mu busizi cyangwa se ubuhanzi hari ukuntu umuntu aba yumva nyine ibyiyumviro bye ariho hantu wakabishyize. Ikintu wiyumvamo uburyo bwiza nyine bwo kukibika, natekereje ko ari ukubyandika, kandi ntekereza ko ari n'abandi bantu byafasha igihe runaka bazabibona. Wenda ntabwo abantu twese tugaragaza amarangamutima ngo tuvuge twandike, oya. Gusa wenda natekereje ko hari umuntu wundi wo ku ruhande naba mbivugiye yawe yazabibona akavuga ati ego, ibintu byaramfashije nanjye byari ibi, ariko hari uwabimvugiye. Ninde rero ufata nk'icyitegererezo ushobora kuvuga ngo uyu nguyu niwe nshobora kureberaho ibikorwa byanjye nkavuga nti nshaka kwitwara nk'uyu nguyu, cyangwa kumufatiraho icyitegererezo donc? Okay, umuntu bita Musare, Musizi Musare. Murasigana? Turasigana, gusa nyine ni icyitegererezo kuri njye kuko amereza inspiration mu buryo bwose. Ndumva ushobora kuba warafashe umuntu wa hafi mukunda gukorana mu buzima bwa buri munsi, ndakeka ari nawe waduhuje. Yego. None ni iki cyatumye rero uhitamo ko ari ugomba kukubera role model? Impamvu nuko nyine uriya umuntu ubona agufasha ibintu byose, akora ibintu
abikunze nawe akagerageza nyine kubikumvisha, wacika intege akakubera akabando niba ariko nabyita, uwo muntu ntacyo wamunganya nyine iteka uruvuga ati uriya muntu yambereye intwari, ari ibintu byinshi amfasha. ibintu byawe rero ni hehe ubinyuza ku buryo twakureba, kuko urumva wenda umuntu ashobora kuzajya kuri channel ya Gerard Empire akareba ikiganiro cyawe akavuga ati azi kuvuga imivugo, ariko sinzi niba wenda nawe hari ubundi buryo ufite cyangwa uteganya kuzagira bwo kuzabigaragazamo. Okay, nka club yacu nyine itsinda ryacu dufite channel itwa Club Rumuri rimwe. Iyo rimwe nyine kubera ko habaho Club Rumuri nyinshi, twashyizeho iyo rimwe kugira ngo ajye itandukana nyine n'iz'abandi. Niho wasanga ibintu byacu. Mbwo mwahisemo yuko aho ngaho muzajya muhuriza ibyo bikorwa byanyu. Yego. Sasa urumva rero impano yawe ishobora wumva izagira hehe, niho wifuza ko yazagera? Impano yanjye mba numva mbifashijwemo n'abantu, kuko nta muntu wigira yagera kure cyane kurusha njyaho ntekereza cyangwa aho mbonesha amaso. Yego. Okay, sasa ugiye kumbwira nk'inama wabwira urubyiruko cyangwa se abantu mungana, kuko numvisha nk'igihangano cya kabiri gisa n'icyerekerana ku bantu b'ikigero cyanyu. Rero ndagira ngo ugire nk'inama wagira urubyiruko cyangwa se nk'ikintu wababwira. Ikintu nabwira urubyiruko muri rusange, ikintu bita kwerekana impano yawe, ntiwitinye ngo ngewe ibisimba ishoboye, nta kintu kidashoboka. Umuntu ibintu arabyiga akabimenya, wenda hazamo n'ikintu cy'impano, ntabwo wabikora neza nk'umuntu nyine ufite impano, ariko byibura nawe urabyiga ukagerageza. Biraza. Ikintu nababwira ubwo ni ugutinyuka, ukerekana impano yawe. Yego. Agatinyuka nk'uko watinyutse. Yego. Ndetse akaba yagana n'iyi karabu yanyu ikamufasha. Yego. Sasa iyo karabu nayo urayitubwiraho. Urayitubwiraho, utubwire wenda nk'umuntu ushaka nko kuyiyungaho. Ese nanjye naza nta kibazo? Nawe waza, umuntu wese arabyemerewe, ntabwo duheza. Nje se ubwo nakora mwiki? Wakora ibintu ushoboye, ngo ukarimo kuvuga imivugo, kina amakinamico, amakomedi n'ibindi byinshi. Nkaba nagerageza uburyo nawe nshoboye. wagerageza muri kariyeri wisangamo. Sasa uradufasha kutubwira nk'uburyo undi muntu yababona, kuko cano sinzi niba iriho nimero za telefone cyangwa se contact, sinzi. Ese uri kubaza Musare? Ndi kubaza. Ndi kumubaza kuko nako ndakeka nta namba iriho. Ariko uburyo bwo kutubona nabaha nimero nta kibazo, ahamagara. Ubwo ugiye kubaha nimero 07 078 57 87 85 8. Ubu rero bahaye nimero ni umusista w'umusizi, niba ari umusizi, umuvuzi w'imivugo, ntabwo nzi kubitandukanya. Umusizi. Ni umusizi. Ubwo umusizi asatandukanira n'umuvuzi w'imivugo cyangwa bose ni kimwe? Bose ni kimwe. Sibyo ko ari gukoresha, niba nabyita ikinyarwanda kiboneye, ntabwo nzi ko nabyita. Ni umusizi. Uwo ni umusizikazi twari turi kumwe muri iki kiganiro channel ya Gerard Empire. Ndagira ngo mwagerageza gusura uburyo bwose bushoboka nk'iyo channel yabo ya Club Rumuri wani, mukaba mwajyaho mukareba ese izi mpano koko zirahari cyangwa Gerard yaratubeshye, kimwe nuko nabasezeranyije ko ntazababeshya, nzayambabwiza ukuri mbazanira ibintu bimeze neza. Rero ndagira ngo tuse n'abamusezerera, tuzongere tumuhamagare ubutaha nyuma yo kubona comment zanyu, ndetse nyuma yo no kubona n'inkunga muri kugenda mushyiraho yo gusubscribinga kuri izo channel zombi, kuri Gerard Empire ndetse no kuri iyo Club Urumuri 1. Ni amazina bayise. Urabasezera gute sasa? Okay, kubasezera ndumva ndabavugira umuvugo nari ndi gukoraho muri iyi minsi, gusa ntabwo ndawurangiza. Okay, umuvugo nawise nta rukundo rw'ubu. Nta rukundo rwinshi. Nta rukundo rw'ubu. Rw'ubu. Abanza ugire mikoro gutya turebe ko umuriro urimo, turebera ko umuriro iri kwaka. Okay, sasa nta rukundo rw'ubu. Nta rukundo rw'ubu. Kubera iki? Impamvu nuko mbona
mw'iyi minsi urukundo ruri hanze aha ni nka business Ni ko business. mbibona kuko umuntu murahura wenda ku mbuga nkoranyambaga usanga murakundanye, mwamara gukundana nk'icyumweru akavuga ati kambane nawe nitumara kubana tuzahana agatanya tugabana ibyo afite nikomereze. Niyo mpamvu nahise nta rukundo rw'ubu cyangwa se ugasanga umuntu ari kwica umuntu bashakanye kandi mu by'ukuri yaramukundaga bakijya kubana. Niyo mpamvu ariko nahisemo kuwita. Okay, twagiye sasa. Okay, umuvugo nta rukundo rw'ubu. Rukundo rwanjye Rwanda rwose, rukundo rwanjye ndarandota, rukundo rwanjye ndotera ibyiza, rukundo rwanjye rumba mu bwenge. Ariko se ruranda ngo bigende gute rwose ko mbona ngiye by'ubu bincanga, uyu munsi abantu babana bakundanye bugacya mu gitondo ngo batanye. Oya rwose rukundo ntibikwiye ko umuntu yica uwo yibarutse bimugoye ngo nuko atagishaka uwo ngo yashatse shenge bafatanyije kwibarika icyo kibondo. Oya rwose rukundo ntibikwiye ko umuntu yica uwo yasanze amukunze akamukura iw'ababyeyi akamujyana iw'abandi akamutesha amata yabo bakamujyana gukamisha. Oya rwose rukundo ntibikwiye. Yego niyo ngiyo. Nivyo Iyo ni nk'incamake. ntabwo ndarangiza kuwukoraho. Yego. Okay, ndagira ngo rero mbasezeranye yuko dushobora kuzongera tugahura wenda biramutse bigenze neza. Nyuma y'icyo ni ugukanda subscribe kuri channel ya Gerard Empire, ndetse ndabashimiye kuba mwakurikiranye iki kiganiro, n'uwabashije gusharinga nawe ndamushimiye. Murakoze, ciao ciao, tuzagaruka.